ibikoresho byose dukoresha buri munsi ababikoze babyubatse ku buryo bitworohera kubikoresha. Reba uburyo nk'igikombe giteye, gifite umukondo uteye ahantu winjizamo intoki ukagifata ukumva ko ugikomeje ku buryo kitagucika. Uburoso bw'amenyo bukoze ku buryo kubwinjiza mu kanwa ukajya ubukuba ku menyo byoroshye. Telefone igendanwa ikoze ku buryo iyo uyifashe mu kiganza bitakugora kuyerekeza aho amaso aherereye, ubundi ukareba neza ibiyirimo. Ibi ni nako bimeze ku ikoranabuhanga ryaremewe kutugira imbata no kuduhindura abandi bantu tutari bo mbere. Muri iki gisekuru cyacu iyo wumvise aka kantu uhita ukora mu mufuko ugakuramo telefone yawe wihuta cyane ukareba ibibaye. Ni ijwi riguhamagarira guhagarika ibindi byose wari urimo ukajya kureba telefone yawe. Ku bakoresha imbuga nkoranyambaga murabizi ko kurebaho ukabona imibare iri mu ibara ry'umutuku bivuze ngo kanda hano urebe. Nk'uko iyo urebye igikombe kandi ukeneye kugikoresha bihagije kukirebaho ugahita ubona umukondo wacyo ucishamo intoki ugaterura, ni nako ba nyiri imbuga nkoranyambaga bakoze ku buryo imitekerereze yacu ihinduka iyo tuzitekerejeho cyangwa se iyo tuzibonye. Ndabasuhuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Abubatse izi mbuga nkoranyambaga bagiye kure cyane mu gushaka kurema abantu bashya bafite imitekerereze itandukanye n'imitekerereze y'abantu ba mbere y'izi mbuga. Imbuga nkoranyambaga ni izi mbuga za internet zose abantu bahuriraho bataziranye cyangwa se baziranye, bagashobora kuzohererezanyaho ubutumwa bwabo bw'ibanga cyangwa se ushobora kubonwa na bose, cyangwa se bagashyiraho amafoto ashobora kubonwa na bose. Umva iyi mibare: nibura abantu 6,000 buri segonda baba bagize icyo bandika ku rubuga rwa X rwahoze rwitwa Twitter. Buri munota umwe kuri Instagram habashyizweho amafoto 64,440. Abashyiraho aya mafoto baba bashaka ko tuyabona, ariko byaba byiza cyane tukababwira ko ari beza, ko twakunze ayo mafoto. Uyu munsi abantu miliyari enye na miliyoni 800 ku isi yose bakoresha imbuga nkoranyambaga. Aba ni 59.9% by'abatuye isi yose. Aba ni 92.7% by'abakoresha internet bose ku isi. Hagati y'ukwezi kwa kane mu 2022 n'ukwezi kwa kane mu mwaka wa 2023 abantu miliyoni 150 biyandikishije ku nshuro ya mbere ku mbuga nkoranyambaga. Nibura mu kwezi kumwe buri muntu akoresha imbuga nkoranyambaga 6. Ibi birumvikana cyane kubera ko bamwe muri twe dufite muri telefone zacu WhatsApp, Facebook, Instagram, X, Snapchat, TikTok ndetse n'izindi nyinshi. Reka tuve mu mibare, ahubwo twinjire mu mutwe w'umuntu ukoresha imbuga nkoranyambaga kuva atangiye kuzikoresha kugerageza abatwa nazo. Ikintu kigusunikira kureba kuri telefone yawe inshuro zirenga 150 buri munsi ni igiki? Icyo kintu kibigusunikira se uramutse utacyumviye wabiki? Byabaye ryari kandi byagenze bite ngo bamwe muri twebwe bahindura imibereho, imico n'imyitwarire yabo kubera izi mbuga nkoranyambaga? Turi kumwe na Cogebanque mu rwego rwo korohereza abagenerwa bikorwa. Cogebanque yabegereje service za banki aho mutuye. Umu agent wa Cogebanque ashobora kugufasha gufunguza konti iteza imbere aho udagatwa amafaranga yo kuyicunga ya buri kwezi, kubitsa cyangwa kubikuza, kohereza no kwakira amafaranga ku bakiriya cyangwa se abatari abakiriya ba Cogebanque ndetse n'ibindi byinshi byose biri ku giciro cyo hasi cyane. Gana umu agent wa Cogebanque unyurwe na service z'itandukaniro. Ukeneye ibindi bisobanuro hamagara umurongo utishyurwa 50 Impuzandengo y'amasaha buri muntu amara ku mbuga nkoranyambaga buri munsi ni amasaha 2:24. Iminota 144 kuri buri muntu. Bivuze ko mu kwezi kose hari iminsi 34 umara ku mbuga nkoranyambaga. Ukwezi ni iminsi 4 amaso yawe ari kuri telefoni, urutoki ruzamura usoma amagambo, ureba amafoto, ureba amashusho. Duteranije amasaha abatuye isi bose bamara ku mbuga nkoranyambaga ni amasaha 11,500,000 buri munsi. Urubuga abantu bamaraho amasaha menshi ni TikTok. Ibi bintu ntabwo byabura guhindura imyitwarire y'abantu. Abashinze imbuga nkoranyambaga bavuga ko ari ibikoresho. Instagram ni igikoresho abantu bifashisha mu guhanahana ubutumwa. Ni igikoresho cyakorewe koza amenyo, ariko wamara koza amenyo ukaburambika hasi ukazongera kubukoresha ugiye koza amenyo.
urugi rwakorewe gutanga inzira ku muntu ngo yinjire cyangwa se asohoke mu nzu, urarukingura ugatambuka, ubwo akazi karwo kakaba kararangiye muri ako kanya. N'ibindi bikoresho nuko tubikoresha. Niba batubwira ko imbuga nkoranyambaga ari ibikoresho, rero tekereza abantu bakoze uburoso bw'amenyo iyo babukora ku buryo uhora ushaka kubukoresha buri kanya, cyangwa se abakoze urugi iyo barushyiramo ikintu gituma uhora ushaka gukinga no gukingura buri kanya. Imbuga nkoranyambaga ni ibikoresho nk'uko babitubwira, ariko babikoze bakoze ku buryo twifuza kubikoresha ubudahagarara. Biri mu miterere y'abantu bose, aho bava bakagera, kwifuza no kugira ubushake bwo kumenya byinshi ku buzima bw'abandi. Ibiganiro byinshi tugirana hagati yacu ni ibivuga ku bandi. Mu ishuri twiga ibyakozwe n'ibyavuzwe n'abandi. Mu mibereho yose tubaho ubuzima tubugereranya n'ubw'abandi, kandi iyi ni imibereho karemano yacu. Twese twifuza kumenya uko abandi babayeho mu rwego rwo kwigereranya nabo, bigatuma tumenya aho duhagaze mu kubaho. Iyo umenya inkuru y'umuntu wagize ibyago cyangwa se wahuye n'ibibazo, ntabwo twese tubyishimira, ariko ahantu hamwe muri wowe hazamo akantu kakubwira ko nibura wowe ubuzima bwawe ni bwiza kurusha ubw'uriya uri mu byago. Niyo mpamvu inkuru mbi zikurura abantu benshi. Niyo mpamvu inkuru mbi ku mbuga nkoranyambaga ari inkuru nziza. Kumenya iby'abandi biri muri kamere yacu, ku buryo uba ufite byose ukeneye mu mibereho yawe, ariko kumenya ibyo kwa runaka bariye cyangwa se ingano y'amafaranga batunze bikaba amakuru y'ingenzi kuri wowe. Imbuga nkoranyambaga zabaye ibikomerezwa, ndetse abazishinze bari mu bantu bayoboye iyi si, kubera ko iyi miterere yacu bayimenye kera, maze bubaka imbuga zorohereza abantu gutangariza isi yose ubuzima bwabo, maze n'abandi bose bifuza kumenya ubuzima bw'abandi bakabona aho bakura ayo makuru bitabagoye kandi ku buntu. Ibintu bibiri by'ingenzi byatumye imbuga nkoranyambaga zihinduka ibitangaza kuri iyi si nuko zubakiye ku ihame ryo gufasha abantu kumenya iby'abandi, ndetse no gufasha abantu gushaka uko bakundwa n'abandi. Ibyo bintu bibiri, kumenya iby'abandi no gutangaza ibyawe, no gufasha abantu gushaka uko bakundwa n'abandi. Uyu munsi ntabwo ushaka gushaka umugabo cyangwa se gushaka umugore, ariko abantu bo ku mbuga nkoranyambaga nibakomeza gushyiraho amafoto y'ubukwe bwabo, bizarangira nawe utangiye gutekereza ibyo gushaka umugore cyangwa gushaka umugabo, utitaye ko muzashakana hazava n'uwo ari we cyangwa aho uzakura ibisabwa byose ngo icyo gikorwa kibeho. Kuva isi yabaho nta buryo bw'itumanaho bukoresheje ikoranabuhanga bwigeze bubaho ngo buhuze abantu benshi, abato n'abakuru, ngo buteze amakimbirane menshi, bubanisha abantu, bukiza abantu, bwica abandi, bwungura abantu, buhombya abandi, buhindura ubuzima n'imibereho y'igisekuru kizima, kandi byose mu buryo butoroshye gusobanurira umuntu uwo ari we wese, n'imbuga nkoranyambaga. Uyu munsi ushatse watekereza internet nk'igihugu. Kuba abantu baza ku isi babayeho ubuzima bubasaba kuba bari ahantu runaka hagaragara hafatika. Twakoraga urugendo tukajya ku isoko, tugakora urugendo tukajya gusenga, tugakora urugendo tukajya ku ishuri. Uyu munsi dutuye mu gihugu cyitwa internet, ndetse bamwe bagituyemo cyane kuturusha twese. Ni igihugu tumenyeramo amakuru, twigiramo ibintu byinshi, turahasengera, turahahahira, turahacururiza, tuhasurira abantu, tukahaganirira, tukahungukira inshuti, tukahakorera inama. Buri rubuga nkoranyambaga intego yarwo ntabwo ari ukubona abantu benshi barukoresha byonyine, ahubwo ruba rufite n'intego y'uko murukoresha mukarutindaho, bibaye byiza mwanarugumaho. Uburyo bwiza bwo gutuma abantu batinda cyangwa se bamara umwanya munini kuri izi mbuga ni ukumenya uburyo ubwonko bwabo ndetse n'imyitwarire yabo bikora. Ibi bigo bifite izi mbuga nkoranyambaga bikoresha impuguke mu mitekerereze, zikorana bya hafi n'abaenjeniyeri mu kubaka ikoranabuhanga. Aba iyo bihuje bakora byose bituma usigaye witwara uko witwara uyu munsi. Bakora byose bituma bakoresha imbuga nkoranyambaga bazitindaho. Nko kuri YouTube, iyo urebye video, iyo irangiye bagushyiriraho ikurikiyeho utigeze unayisaba. Niba wakunze iyo umaze kureba, ikurikiyeho nayo urayireba. Kuri Facebook bo bakora ku buryo video ziriho zitangira kuvuga utaranazikandaho. Babyita attention economy, ubucuruzi n'ubukungu bushingiye ku kwitabwaho n'abantu. Niki imbuga nkoranyambaga zikora?
imbuga nkoranyambaga zaremye mu bwonko bwacu ibyo bita mimetic desire. Mimetic desire ni ugufata icyifuzo cy'undi muntu ukagishyira mu mutwe wawe nk'aho ari icyawe. Ibyo bikabaho wowe utazi kurimo no kubikora. Nitwe gisekuru gifite ubuzima bwo mu mutwe burimo ibibazo kurusha abandi bose batubanjirije. Ubuzima bwacu bwuzuyemo kwifuza. Izi mbuga zaremye ubwoko bubiri bw'ibyifuzo abantu bagira bikabangiriza imibereho. Ubwa mbere bwitwa external mediator of desire. Ibi ni ibikorwa byose byo kubaka mu mutwe wawe ibyifuzo by'ibintu udashobora kubona bitewe n'uko ari ibintu biri kure yawe, ibintu utabonera mikoro cyangwa se ibintu utanemerewe. Aha ni nk'igihe wabonye ku mbuga nkoranyambaga amafoto ya Cristiano Ronaldo ugakunda inkweto yari yambaye ukazifuza kandi wenda naho zitahaba batazicuruza, cyangwa se igihe wifuje inzu ye kandi udashoboye kuzayiyubakira nawe ubwawe ubizi neza ko ubwo bushobozi ntaho wabukura. Aha ni igihe wifuza ubuzima bw'umwami w'Ubwongereza. Ibi binatuma nta guhangana gushoboka hagati yawe nyiri ugukunda ibyo bintu n'ababitunze. Ntabwo ushobora kwiyumvamo ko uhanganye na Cristiano Ronaldo ngo kubera ko akurusha inzu nziza, cyangwa ngo wumve uhanganye n'umwami w'Ubwongereza kubera ko akurusha gukundwa, ngo wumve uhangayikishijwe n'uko afite inzu nziza kukurusha. Muri make iki ni icyiciro cy'ibintu wifuza ariko bikaba ibintu biri hanze y'isi wowe ubarizwamo. Ubu buryo bwo kwifuza bushobora kuba ukuri cyangwa se bukanashingira ku bintu bitabaho. Nzi abantu bakunda umukinnyi wa filime bagatangira kwigana imibereho yakinnye muri filime runaka, nyamara iyo mibereho bifuza ubwayo ntibaho kubera ko n'uwo bayibonanye ni ibintu yakinnye. Ubundi buryo bwa kabiri bwo kwifuza bwubatswe n'izi mbuga nkoranyambaga bwitwa internal mediator of desire. Ibi noneho ni ukwifuza kuba nk'abantu tubona ku mbuga nkoranyambaga ariko tukaba tunabazi, rimwe na rimwe tukajya tunahura, bakaba n'abantu dukorana, abo twigana cyangwa se abo mu muryango wacu n'inshuti zacu. Aba iyo bashyize ku mbuga nkoranyambaga amafoto cyangwa se amakuru agaragaza ibyo bagezeho cyangwa se agaragaza ibyo bafite twebwe tudafite, ubwoko bw'ibyifuzo bituremamo bwitwa internal mediator desire. Aba bantu biroroshye kwigereranya nabo kuko biroroshye kugirira ishyari umuntu mwiganye uyu munsi akaba afite akazi keza kukurusha. Uburyo bwa mbere bwo kwifuza iby'abantu utazi mudashobora no guhura, nko kwifuza ubwiza n'ubutunzi bw'icyamamare mpuzamahanga, bivugwa ko ari bwo kwifuza kubi kunagira ingaruka zikomeye ku myitwarire n'imibereho y'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Luc Burgi ni umwanditsi akaba na rwiyemezamirimo. Agaragaza ko ibi byo kwifuza iby'abantu bahiriwe ariko wowe ukaba udashobora kubyigezaho ari uko uko kwifuza kwawe kudashobora kugira umupaka. Ibyo bituma wifuza ibintu bidashoboka, bituma urenga imbibi zawe mu kwifuza, bituma ugerageza kuba umuntu utari we mu by'ukuri. Ibi ni byo bisunikira bamwe muri twe gukora ibyo tutatekerezaga ko bashobora gukora bitewe n'uko tutari twarigeze kubibona mu muryango mugari tubamo. Ibikorwa nko kwiyambika ubusa ku karubanda, akarubanda karimo n'imbuga nkoranyambaga, kuvuga ibidakwiye, gukoresha ibiyobyabwenge ndetse n'indi myitwarire ushobora kubona ko idakwiye. Aha ni naho hava agahinda gakabije n'ibindi bibazo byo mu mutwe. Hagati y'umwaka wa 2016 n'uyu munsi umubare w'ingimbi n'abangavu bapfa biyahuye wazamutseho 31%. Nibura buri mwaka abantu 1,300,000 bagerageza kwiyahura. Uyu munsi ni ubwa mbere kuva isi yabaho kwiyahura bibaye impamvu ya gatatu y'impfu mu rubyiruko ruri hagati y'imyaka 10 na 24. Sam Wagnin ni umwanditsi w'umunya-Israeli wanditse igitabo yise Malignant Self-Love. Asobanukiwe cyane ibirebana no kwikunda birengeje ibiri ngombwa. Yanditse inyandiko nyinshi ku ngaruka z'imbuga nkoranyambaga ku mibereho n'imibanire yacu. Imbuga nkoranyambaga zubakiwe gutera kwifuza atari ukwifuza kubonetse kose, ahubwo kwifuza by'uburwayi. Imbuga nkoranyambaga kandi zubatswe ku buryo zifite ibipimo byo kwifuza k'umuntu. Babipimisha za likes no guterana amagambo ku gitekerezo runaka cyanditswe. Ibyo rero nibyo bikoresho zikoresha kugira ngo zigusunikire gufata imico runaka. Kenshi abantu bitiranya ishyari no kwifuza by'uburwayi bwo mu mutwe. Dore itandukaniro. Ishyari ni igihe nkureba nkifuza kuba nkawe kandi nkakora ku buryo mba nkawe. Mu gihe kwifuza by'uburwayi ari byo bita pathological envy, ni igihe nkureba nkabona unteye ikibazo kuko ibyo ufite ntazabibona.
icyo gihe nzagerageza kugusenya cyangwa se kugucisha bugufi ngo ube nkanjye. Ibyo rero bibyara amakimbirane, kandi iyo turebye imbuga nkoranyambaga zose usanga zihembera amakimbirane no kumvikana guke binyuze muri ubwo buryo. Ibi abivuga kubera ko imbuga nkoranyambaga zose iyo ukirufungura rubanza kukubaza ngo tubwire icyo urimo gutekereza, exprimez-vous. Hepfo bagasaba abagukurikira cyangwa se ababonye ibyo wanditse kugaragaza niba ibyo bintu babikunze ndetse bakanagira icyo babivugaho, commentaire. Impaka zikaba ziravutse rero. Indi ngingo ituma uyu munsi hari abantu biyahura kubera ko hari ikibazo kibabaho bagatinya ko imbuga nkoranyambaga zizabota, nuko kuva twaza ku isi ikintu cya mbere dutinya kurusha ibindi byose ni ugutandukanywa n'abandi. Kumva abandi bameze neza kandi wowe utameze neza ku buryo wumva utakiri umwe muri bo, nicyo kintu buri wese muri twebwe atinya. Nta bantu benshi biyahura kubera inzara cyangwa se ubukene. Impamvu nyamukuru ituma umuntu afata icyemezo cyo kwiyahura ikomerwa imbarutso no kwibaza icyo rubanda bazakuvugaho nukomeza kubaho, gukurwa mu bandi. Iki ni nacyo gihano gikomeye umuryango wacu wafashe nk'igihano kiruta ibindi byose kuwitwaye nabi. Ibihugu byinshi byamaze guhagarika igihano cy'urupfu kubera ko kidakomeye nko gufata umuntu ukamukura mu bandi, ukamushyira ahantu, ukamufungirana, akamenya ko atakiri mu bandi kubera ko ntabwo akimeze nkabo. Muri gereza kuva kera cyane igihano cyahabwaga abantu bagomeye kiliziya ntabwo cyari ukubatwika, ahubwo kwari ukubirukana mu muryango wa kiliziya. Turi inyamaswa zikunda kuba mu bandi ku buryo kugukura mu bandi ari cyo gihano kuri buri cyaha gikomeye. Ngiyi impamvu imbuga nkoranyambaga zigira uruhare mu gutuma abantu bamwe bumva ko batakiri mu bandi kubera ko badafite ibyo abandi barimo kugaragaza. Abantu benshi bahitamo kuva muri ubu buzima aho kubaho bazi neza ko batakiri mu bandi. Iyo batiyahuye bakora ibyo utatekerezaga ko bakora. Iki nicyo gikangisho cy'imbuga nkoranyambaga. Nutitwara gutya ntabwo uzaba umeze nk'abandi, abantu bazagucikaho. Kandi kizagaragaza ko abantu bagushizeho cyangwa se batagufata nk'umwe muri bo nuko ibyo uzandika batazabikunda cyangwa se ngo babikwirakwize. Icyo gihe uzaba waciwe mu muryango w'abantu bo ku mbuga nkoranyambaga. Ngiyi impamvu abantu biteguye kwandika ibinyoma, kwambara ubusa, gukwirakwiza imvugo zidakwiye n'ibindi kugira ngo bakurure ababakurikira bahinduke ibyamamare, bityo bayobora uyu muryango wo ku mbuga nkoranyambaga. Nguko uko ibyitwa fake news cyangwa se amakuru y'ibinyoma ku mbuga nkoranyambaga byavutse. Byose bisa naho byari biteguwe izi mbuga zigitangira. Imbuga nkoranyambaga zose zubakiwe kubata abazikoresha. Iyo ukoresheje rimwe rugutegeka kuzagaruka. Buri gihe iyo nanditse ikintu kuri Facebook cyangwa se kuri X cyangwa se nkashyiraho ifoto, buri kanya nshaka kureba icyo abantu babivuzeho. Mu birebana n'ubumenyamuntu, amarangamutima y'ubushotoranyi, urwango, ishyari, ibyishimo ndetse no kwifuza niyo marangamutima asunikira umuntu gukora ibintu mu buryo bwisubiramo. Kugira ngo abantu bahoze amaso ku mbuga nkoranyambaga hagomba kuba habayeho kutumvikana n'abandi bantu bakoresha izi mbuga binyuze mu guterana amagambo mu buryo butaziguye cyangwa se binyuze mu kuba bigaragaje uko wowe utameze kandi ubyifuza. Uyu munsi imbuga nkoranyambaga ni indi si ku ruhande iringaniye n'isi yacu dushinzemo ibirenge. Mu bumenyamuntu habaho indwara yitwa psychose. Ni indwara aho umuntu agira ibitekerezo n'amarangamutima bihabanye n'ukuri ko hanze aha, akaba yibera mu yindi si ku buryo ibyo atekereza n'ibyo avuga ntaho bihuriye n'ubuzima abamo. Ukaba mu buzima bw'i Kigali nk'abanyakigali, ariko mu mutwe wawe no mu mibereho yawe ukaba uri umunyamerika nubwo waba utabifitiye ubushobozi. Ubu burwayi imbuga nkoranyambaga zarabwongereye. Nta rindi koranabuhanga ryigeze rivumburwa kuva twaza ku isi ngo rihindure imitekerereze n'imyitwarire y'abantu bageze kuri 1/2 cy'abatuye isi bose, abagabo n'abagore, abafite imyaka 10 n'abafite 50, abakize n'abakennye. Imbuga nkoranyambaga ni isi abantu babamo nk'uko abandi baba muri iyi si twese dushinzemo ibirenge. Mu bihugu biteye imbere hari ingimbi n'abangavu bashobora guhangayikishwa n'ubuzima bubi abana bo muri Sudani y'Epfo no muri Syria babayemo kurusha uko bahangayikishwa n'ubuzima abiwabo batagira aho baba babayemo. Babanyuraho buri munsi ku muhanda ariko ntibabatekerezaho.
ashobora kubabazwa cyane no kuba hari abana bishwe n'inzara muri Syria, akanakora ibikorwa bigamije kubatabara, kandi hari undi baturanye nawe utagira ibyo kurya, ubayeho hafi nk'abo muri Syria, ariko uwo nguwo we n'uwo mu buzima busanzwe ubu twese tubamo. Nitwe gisekuru cya mbere mu mateka y'isi turwaye indwara yitwa internet addiction cyangwa se cyber dependance. Ni igihe ushobora kugira agahinda, ubwoba cyangwa umuhangayiko igihe umaze igihe runaka utajya kuri internet. Mu myaka 10 ishize umubare w'urubyiruko ruganira imbona nkubone, baganira barebana, wavuye ku ijanisha ryuzuye 100% ugera kuri 70%. Hari abantu bandikirana ku mbuga nkoranyambaga bicaranye. Igabanuka ryo kuvugana imbona nkubone hagati y'abantu rigira ingaruka mu buryo buziguye ku buryo bwo kubaka imiryango. Niba umuntu amaze imyaka 5 ataganira n'abantu imbona nkubone, ubushobozi bwe bwo kwisanga mu bandi barimo n'abatazi buragabanuka, maze nyuma akisanga ikimworoheye mu kuganira n'abantu imbona nkubone ari ukuganira n'abatekereza ko bameze nkawe, abo bakorana, abo biganye, cyangwa se abandi atekereza ko hari aho bahuriye. Ngiyi imwe mu ngingo zishobora gusobanura uburyo umuntu ashobora kuba icyamamare ku mbuga nkoranyambaga, atanga ibitekerezo, anavuga cyane abantu bakamukunda, ariko kuvugana n'abantu imbona nkubone bahagararanye cyangwa se bicaranye bikamunanira. Iyi nanone ni imwe mu mpamvu igaragaza uburyo imbuga nkoranyambaga zitera abantu kwikunda kurusha ibiri ngombwa. Gukururwa cyangwa se gukora ku buryo ubana n'abantu bumva bameze nkawe byitwa like-minded people. Imbuga nkoranyambaga zubatse ku buryo umuntu ashaka kuganira cyangwa se gutindana n'abantu batekereza nkawe cyangwa se batanyuranya nawe mu myumvire. Mu yandi magambo, izi mbuga zifasha buri muntu kwisanga, kumva ari we uri ahantu hose. Nta rindi koranabuhanga ryigeze ribaho ngo rifasha abantu kumara isaha yose wishyize imbere y'icyuma gifata amashusho, ukifata ayo mashusho urimo guceza, urimo kuririmba cyangwa se wigana abaririmba, urimo kurya cyangwa se urimo kwireba gusa, maze abandi bantu 10,000 bakaza kukubwira icyo batekereza kuri ibyo umaze gukora, bakubwira ko babonye uri mwiza, ko babonye ibyo bintu bikora neza. Ibi iyo babikubwiye bikongerera urukundo wikunda. Indi ngingo ifitanye isano n'ibi ngibi ni uko imbuga nkoranyambaga zidushishikariza kandi zikadusunikira ku kuba nk'abana cyangwa se gukora nk'abana. Urugero, uri inshuti yanjye cyangwa uri umwanzi wanjye. Ibintu ni bibiri. Niba wagaragaje ko wakunze ibyo nanditse, ubwo uri inshuti yanjye. Niba utabikunze, ubwo uri umwanzi wanjye. Indi ngingo igaragaza ko izi mbuga zidusunikira kubaho nk'abana cyangwa se kubaho nk'abarimo gukina ni ibikorwa nko kuba ifoto yakunzwe n'abantu benshi ku rubuga rwa Instagram mu mwaka wa 2018 ari ifoto y'igi ry'inkoko. Umuntu yafotoye igi ry'inkoko abwira abantu ngo nimureke duca agahigo k'ifoto yakunzwe n'abantu benshi ku isi, maze abantu 53,448 bose bakanda bagaragaza ko bakunze iyo foto. Uyu munsi kuri Instagram hariho umuntu wiyise igi ryaciye agahigo ku isi, World Record Egg. Abantu 10,000,000 baramukurikira. Mu buzima busanzwe bwo muri iyi si dushinzemo ibirengenge, nawe nta bantu benshi bazakubwira ko mu mafoto yose abaho ku mbuga nkoranyambaga bareba iyigi bakabona niyo nziza, akumva barashaka kongera kuyireba. Ntabwo uzabona benshi bakubwira ibi, nyamara barenga 50,000,000 nibyo bagaragaje kuri uru rubuga nkoranyambaga. Haramutse havutse ubwoko bw'ikiyobyabwenge abantu barya cyangwa se banywa kigatuma umubare w'abantu biyahura uzamukaho 31%, icyo kiyobyabwenge cyarwanywa bikomeye. Nyamara hari abashakashatsi mu mitekerereze bemeza ko imbuga nkoranyambaga zatumye ijanisha rigerwaho mu kwiyahura kw'ingimbi n'abangavu. Mu mwaka wa 2018 Facebook yavuze ko igiye gushyira isaha muri Instagram. Isaha izaba yubatse ku buryo umuntu azajya akoresha uru rubuga mu gihe runaka, wakirenza rugahita rwifunga ntirwongera kugufungukira, ariko umuntu akajya yigenera igihe we ubwe ari bumareho. Ibi baramutse babikoze, nabo ubwabo baba bemeje ko izi mbuga nkoranyambaga ari ubundi bwoko bw'ibiyobyabwenge. Gusa niba zarubatswe hagamije ko zibata cyangwa se zigarurira abazikoresha, kubera iki noneho uyu munsi habagiye gufatwa ingamba zo kugabanya igihe abantu bazimaraho? Kubera iki batekereje ko urubyiruko 20,000 rwiyahura buri mwaka? Ingufu z'imbuga nkoranyambaga ziri mu kwiyubakira abantu dushaka kubabo. Kubera ko tudashyira ku mbuga nkoranyambaga ibibonetse byose, dushyiraho ibyo twifuza. Abantu twifuza kubabo nibo baba ku mbuga nkoranyambaga.
abantu turi bo mu by'ukuri nibo bagenda mu mihanda. Bwana Ikatole ni umwarimu wigisha iby'imitekerereze, yanditse igitabo yise The Power of Now and the New Earth, ububasha bw'uyu munsi n'isi ya none. Avuga ko kubatwa n'ikintu icyo ari cyo cyose bituruka ku kunanirwa kwiyakira. Yemeza ko na kera cyane mbere y'uko izi mbuga ziza, abantu biyubakiraga amasura yabo mu mitwe yabo. Kubuza uwo uriwe, ibyo urya n'imibereho ufite ntibikubuze kwishushanya mu mutwe wawe uba mu bundi buzima bwiza kuruta ubwo uba mu by'ukuri. Internet n'imbuga nkoranyambaga icyo zakoze ni ugufata aya masura abantu biremeraga mu mitwe yabo, zo zikayashyira mu bikorwa, zikayashyira hanze. Benshi biradushimisha gufata amafoto yacu tukayashyira muri gahunda za mudasobwa ziyahindura, zikayakesha, zikatugira beza cyane. Turabizi ko atari uko dusa, ariko ku ifoto turi beza, tukazishyira ku mbuga nkoranyambaga. Imbuga nkoranyambaga zazanye uburyo bwiza bwo kuduha umwanya wo kwereka isi amasura twigenera mu mitwe yacu, kwereka isi ibyo twifuza, uko twifuza twakabaye dusa. Ibi bigomba kuba ariyo mpamvu aho bandika ibitekerezo haba handitse ngo what is in your mind, niki kikuri mu mutwe. Hari ikigo cyitwa Techmark gikora ubushakashatsi ku bucuruzi bw'ibyuma by'ikoranabuhanga mu itumanaho. Abashakashatsi bacyo bavuga ko nibura umuntu utunze telefone izi zigezweho za smartphone ayirebaho nibura inshuro 221 buri munsi. Ku isi hari smartphone miliyari 6 na miliyoni 840, ni 85% by'abatuye isi. Wigeze wumva abantu bavuga ko gutsindwa kwa mbere ari ukuba indashyikirwa mu bintu bitari byo cyangwa se ibintu bibi? Uyu munsi biragoye kuri wowe kumenya niba ikintu urimo ushaka ugishaka koko, cyangwa niba ugishaka kubera ko wabonye abandi bagifite. Ijanisha rinini ry'ibyo ukora ubikora kugira ngo utagaragara nabi ku mbuga nkoranyambaga. Abantu bafite agaciro mu buzima bwawe nabo ku mbuga nkoranyambaga. Mu buzima bwawe, ubuzima busanzwe usigaranya akantu gato cyane. Urahangayitse kubera ko utekereza ko abantu benshi bafite ibyo udafite, ariko nta nubwo uzi neza koko niba ibyo bintu babifite koko. Byagenda bite ubuzima bwawe bwo mu mutwe bubaye burimo kwangizwa nuko wifuza ubuzima butabaho, ugaragazwa n'abantu batabaho, bitewe nuko bo ubwabo bihimbye bakanishyira ku mbuga nkoranyambaga, bagahimba n'ubuzima butabaho birirwa bagaragaza. Ntushobora kubuhangayikishijwe nuko abantu bagutekerezaho nabi kandi wenda batanagutekereza. Tubashimiye ko mwadukurikiye. Nitwa Ismael Mwanafunzi, naho butaha.